ni umuntu udakunda igihugu cye. Inshuti yanjye, tubayeho mu buzima abantu baza bakatumerera nk'indyarya. Umuntu niba adashobora gukunda igihugu cye avukamo, ntutekereze ko n'ikindi ajyamo yagikunda. Turi abantu Imana igenda inyuza ahantu ijyana ahandi. Kuki udakunda igihugu cyawe? Kavukire se wayihungira he? Kunda igihugu cyawe nubwo cyaba ari kibi, ugerageze ukibike, ugihishire, ugisengere, ucyambike. Ntabwo ari wowe kujya gusebya igihugu cyawe, ntabwo ari wowe kujya, kandi nimbivuga igihugu gihera kuri wowe. Ntabwo nzi abanyumva, abantu banyumva ni benshi, ariko sinzi igihugu urimo, sinzi naho ukomoka. Ariko kuki udakunda igihugu cyawe? Nubona umuntu adakunda igihugu cye, kuko mu gihugu cy'uriya muntu harimo ibintu byinshi afitanye nabyo isano. Harimo mama we, harimo papa we, harimo abavandimwe, harimo ibintu byinshi cyane. Rero iyo umuntu adakunda igihugu, aba afite abantu benshi adakunda, aba afite n'ibintu byinshi adakunda. Isaha iyo ari yo yose yanakirwanya, isaha iyo ari yo yose yakigambanira, isaha iyo yose yahinduka mubi. Umuntu niba adakunda igihugu cye, mukaba muri kugendana n'igisasu gishobora kuzaturika igihe kimwe, kandi nawe turika ibishashi byacyo, niba ari ibishashi, niba ari ibiki byacyo, nawe bikaguturikiraho. Rero umuntu udafite gukunda igihugu cye, utagihangayikiye, udashaka icyagiteza imbere, utagisengera, utamenya amakuru y'igihugu, agora umunsi akivuma, umuvane mu buzima bwawe ajye ku buzima bwawe. Kuko niba umuntu adakunda igihugu cye, nawe ubwe ntiyikunda.